gusa ngahano n'urongo titukavuge doza pinga takibazo yewe uzotwiga wenyine kandi turi akanjana muri mana shikasaye ne kanga musiga kubera ko uzagadane kwa mubagare ni tukiyagati y'ishimbo n'ikigori urebe na kuri igihugu akaba kugura n'ibishimbo no ngo gucira bati ngo ureke dusenge muvuga ngo amen dusenge itumara imana yonyine yaduhereza uburyo arabatiza no uyu munsi tugende kera twabuhutse umutima umwe mwiza w'abakristo nabati no wewe ugende kwawe nanjye ndagenda kwaje mukazana nawe ugende kwawe nawe abakobwa nawe ugende kwawe tugende twese uyu munsi aya masaha tujye twaba tugenda twiriwe mu gihugu umuntu wenyine agaruke n'umugoroba namara tuvuge kuko imana yavuze turatangana turagenda none ngo tugaruke mugoroba barakunze turariye marega n'ababaza kuko gaje gawe ari none gabaza se wa mugore wase ati wabonye iki atawe taka nandeze nta kimana yavuze atoya ngiye kukazana yewe wakazana wase nase nicyo wabonye atawe taka nandeze aho ngiye kuko wamukobwa wase ati cyane byagenze nandeze nuko gusa nta kimana yavuze ati tayi barampindukiranye batese wewe nanjye nandeze ibintu turafite turagira nuko none yamaga tuceceke hari kimana yavuze titwanezerewe twese tutire ariko yavuga ati sawa nta kibazo imana se nta kibazo iziko kwayo muhamare zimti bisi dawo kurota pana kwe na mabra kumutazi amagara kwa arambwira ngo uva kuki ngwimisi yawe kubaha ngirarangi uhabugende muzaguhereza hantu uzoba kandi zakubasanya umare iterayo ndabati yo ndatungana ukoreye iki nimubwira ko uri amaranga mutima nakuya kunga kubaga tobegere daya ndabati no naraye rose namako umuntu tiyamwe ariko yakuntu neza mbona amagaze kwa arambwira ngo igihe cyawe cyo kwaka kugashara rukirarangiye ahasigaye wagende zakwereka hantu zawe niko yabwiye ariko yeye uzamutima imana nimwovuga ngo amen yewe yari yaravuze ngo tuzomu yamabwira ngo uvuze ndabyemeye ahasigaye ugurisha imyaka n'intama twari dufite nitumara tugende aho ushaka tugende ntabwo nijya kucumba ndavuga mana arabohose aravuga ngo tugende sawa niko twari imana niko yatubuza imana yakwitubuza tugatambuka turukira muri kenya ntiwabona ko turi abakristo barabarangwa n'umwuka w'imana abayoborwa n'umwuka nibo bakristo naho nimba uzi ngo tuyoborwa n'umwuka uracyariwe na kamere uracyariwe cyane ariko ikidakirana daniyeli ngo bamushakisha impamvu abatware n'abakomeye ngo bamushaka impamvu akubiriza ifari yabivuga ngo ntibabona mbona amapfizi ariko abantu barabitwumva abakristo ariko amapfizi araguye ubuzima bwabo waranditse arabwa kandi ngo turashakisha ngo tubona mutana gicukurazo ariko mwumva bero ngo barashakisha ngo basanga nta mpamvu abakristo muzamureka badushakisha impamvu bayibona basange uhagaze ufite umuco mwiza ufite Yesu nziza tuzatugenda neza tuzatwumva neza tuzatuyoborwa n'umwuka neza ariko kuba kwitwa umukristo ariko wamara kwirimanya ukitwa
umukristo ukikora ibintu bidakwiye, ukitwa umukristo ukivuga nabi, ukibwira mugenzi wawe nabi, ukitwa umukristo mubana mu nzu mutazamuvugana. Bicara mu nzu kwa musanga tibavugana, tibahana inama, tibahana ibitekerezo. Umwe nakiwe iriya hirya agapfunyengeza, undi agapfunyengeza, ariko bambara bakabona abakristo. Mwe abakristo bane ko murarira ijuru niga bafite umwuka w'Imana, kandi abafite umwuka w'Imana bazabagenda nk'abana b'Imana. Nabo ukigenda amatara twabwira bahereje umwuka ukuza umuhanda, abantu bakazabura bati amateko yawe cyose bakandaga hano bakabukana. Menya ku rwandiko usomwa n'abantu bose, waba uri mu itorero cyangwa uri hanze yaryo, bazagusoma ibijya bavuge umukristo hanze, umukristo mu ikanisa, umukristo mu muryango, umukristo mu gihugu, umukristo, ariko abandi bakamubyoberanya. Watu imwekeo, watu wengi wa Kristo wakifika kanisa wanaonekana ni wapole na wenye kupenda Mungu, kisha wakifika kunyumba wanatuvaa Biblia, wanavaa vya uchawi, wanakuwa ni waganga kweli. Sikitiko enyi watu wa Mungu, sikitiko enyi watu wa Mungu. Ukamusanga mu ikanisa arimo aramenyekera kuwikorera amagi cyangwa kuwikorera ikibindi, mujewe muzamumva ngo yongeze gucya ibiki na biki, abandi mujewe muzamumva gutaka uzamumva. Umukristo adacana, umukristo akamubarira, umukristo akavana n'abantu. Naho wowe umukristo Yesu yabwira abantu none kuraje kwa aho Yesu yavuze ngo muzoceceke timukavuge muri mushika mu ijuru bibeme ni he. Yesu yavuze ngo mugire umutima mwiza wo kubana n'abantu bose, n'amaranga mugire umutima mwiza wo kubana n'abantu, wo gusabana n'abantu, wo gusangira n'abantu, wo kugirana neza n'abantu, mugirire bose neza. Ariko bo bamara goye mushiwe usiroba gitaramana na nabi oka iyo bicaranye na nabi mutanuko mbaye usize gukota mbere mutanuko wose kawo kurikoreye mutanuko mukakwe umuntu washushe wewe ariko ukristo ataicarana na Kristo bakaba mutwaba Kristo ungeye ko turashabu kandi kwantu bari mwishuta ngobe bari mwishuta abakristo bazobari ngoba babi abakristo bazobari abakristo nawo wiyeberanya ukaza witukristo ari ingeso zawe zizazigaragara mu bantu bakazi ari umukristo azaboneka. Wanasifi umukristo azaboneka. Ureke tubabakristo isi twajua tukuzigira tose abantu bakisenga bakaba mbazasenga bazoshe he uracyari kuba uzazoje mu mwami Yesu ufashe zoje mwami Yesu twamenye twamwizera yacyaseze uzoje kete yusizi dali bimuye uje yacyafite ko bamuzoha cyangwa ufite ko ba muzo kutubona utataka basi kakuja ndashatse kubiga sana umugore gusa turi kumwe mudashaka kuba bamuzuku n'umukristo ngo mukubite cyangwa mukubite urushije gusenga mbona mukubisuje cyane kama mkono wako ukikukosesha ukate utupe bale mwingie mbinguni.
kwegama. Ariko Mana yo mwijuru zitugirira neza tuba abakirisitu umwese niba abakirisitu kuri nta kintu tuzosubira gukora mu buzima bwawe. Ariko bituma dusenga impamvu dusenga ni ukubera Satani, impamvu dusenga ni ukubera ibintu bitwambara, impamvu dusenga ni ukubera isi. Uyu mubiri uzi udushuka, iyi si nizi uduhendahenda, Satani nizi akadushuka, ariko twasenze Satani akadukura kure, akadukurwa kure. Uyu mubiri ntiwifuza ibyo ushaka, iyi si nayo ntitubone ikazirwigira ikadushaka ntitubone. Ariko abakirisitu umukirisitu ahora anezerewe iteka ryose. Shima Imana mutima waje we, shima Imana mutima we. Umukirisitu azanezerewe igihe cyose, nzahora anezerwa mu bintu byose ngende kuva. Ariko ntukadutumba ngo nubaruke ngo yewe ni umukirisitu ugakorwa yakikujije ku Mana yawe. Oya, abahungu ngo abakirisitu, abakobwa ngo abakirisitu, abamama ngo abakirisitu, abagabo ngo abakirisitu, bitonde ngo abakirisitu, abantu bose ngo abakirisitu. Nibamara baturangize batubone umukirisitu. Bimubwire Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wakujue, watukuze jina lako. Data w'ijuru, ntabwo ukuboko kwawe abantu bakumenye bahimbaze